iri juru si ugupfa kurijyamo wavogereye. Njya mbabona abantu benshi baza bangana hano kuri ofisi. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, wambaye icyubahiro cyawe, wambaye gukomera, uriho kandi uzahoraho. De bone shala bone draisire, nyemerera nkugirire umugisha mwami w'abami, nyemerera nsengere umuntu wese ukurikiye ubuntu bw'Imana TV, mu izina rya Yesu. Abadukurikira kuri TikTok, abadukurikira kuri Instagram, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana isumba byose, Imana y'amahoro, aho baherereye hose 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 hose, haba muri gakondo yacu, haba muri Afurika, haba Amerika n'Uburayi, umuntu wese ukurikiye impuhwe z'Imana TV, nahabwe umugisha n'Imana, nahabwe umugisha n'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Dutange dusenga tuvuga ngo Mana, dukeneye kuba mu bihe nk'ibyo twarimo duhamagarwa, dukeneye imbaraga zidusunikira mu bihe twarimo duhamagarwa, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera buri muntu wese mu muhamagaro we, hora no mene shala bini drayi topitala bonevo, imbaraga zawe reka zibabeho, mwuka w'Imana reka akomeze kuba kuri bo, abacitse intege basubiye inyuma reka ubongeremo imbaraga, ababuze ibyiringiro reka ubagaruremo ibyiringiro. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo uzareka intore zigutakira ku manywa na nijoro, ngo nubwo umukiranutsi yagwa ntazarambarara. Ntugirire neza abacitse intege basubiye inyuma. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'akarindagiza, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe bitatworoheye. Turasaba leshere bogetai rimone shakotala bonekwa rimene shekere bone drayi zopeta kaya biniwa zelemene vode saini. Hari abaruhijwe n'uyu mubiri twambaye, hari abaruhijwe n'intambara zitandukanye, hari lashiri bone vode sire. Ndaguhendahenze kugira ngo ugirire ubwoko waremye neza, ndaguhendahenze kugira ngo dusubize ku gicaniro, igicaniro cyawe gihore cyaka muri twe, umuriro wawe uhore waka muri twe, imbaraga zawe zihore zaka muri twe, mwuka wera w'Imana ahore yaka muri twe. Turinde gusubira inyuma, turinde kudohoka, turinde gucika intege, turinde zipatala bone drayi. Duhe guhora tuguhamya, duhe guhora tukuvuga, duhe guhora tugendera mu buntu bwawe, duhe guhora tugendera mu butware bwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Erega mwami, uru rugendo tugendamo ni urugendo rw'intoranwa, ntabwo ari urugendo rw'igihogere, ntabwo ari inzira nyabagendwa nk'uko abantu bo muri iyi minsi ikomeye babibona. Abantu bazi ko inzira ijya mu ijuru ari inzira nyabagendwa, ariko siko biri. Ni inzira inyurwamo n'umuntu lamonedrayi wateye intambwe hakava mu cyaha, akareka icyaha, hagakurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo nguwo ni we ubikiwe ikamba ry'ubugingo. Ntunyemerere mwami, uduhe imbaraga, uduhe kunesha, uduhe kunesha. Dukeneye kunesha, dukeneye kunesha, dukeneye kunesha Kristo, dukeneye kunesha. Hora bone drayi, abanesheje bagira uko bagenda, abanesheje bagira uko bavuga, abanesheje bagira uko baseka, abanesheje bagira uko bitwara. Uwiteka we, duhe kunesha nkuko wanesheje, kuko hahirwa uzapfapfira muri wowe. Ntunyemerere rero umwanya nk'uyu tukugireho umugisha. Abantu bose badukurikiye baruhukira imbere yawe,
babohokera imbere yawe, nukuri ubagaburira ibyo kurya by'umwuka, ubagirire neza, kuko hari abacitse intege, hari ababuze ibyiringiro, hari abazi ko ibyabo birangiye, ariko nyamara iyo umuntu abona byarangiye, kuri wowe niho uba ugiye gutangira igisubizo cyongera gukomeza umuntu muri uru rugendo rusa nkaho rukomeye. Turagusaba imbaraga, turagusaba kunesha, kuko hahirwa uzapfa apfiriye muri wowe, kuko nawe wanesheje. Tubisabye twizeye imbaraga zawe n'ubuntu bwawe no gukomera kwawe mu izina rya Yesu, amen, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa kabiri umurongo wa 5. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 5. Tugiye kwibukiranya ku magambo y'Imana y'ukuntu twahamagawe n'uburyo duhagaze uyu munsi wa none. Umurongo wa 5 uranditse ngo, kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse urushanijwe nk'uko bitegetswe. Amen. Yesu naduhane umugisha, nshuti zanjye, bene data, bavandimwe, nshuti z'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo umuntu ashatse kujya mu marushanwa ntashobora guhabwa ikamba keretse amarushanwa yateguwe, iyo abaye akegukana ikamba nibwo uyu muntu ahabwa ikamba, nibwo uyu muntu ahembwa, nibwo uyu muntu aba yakoreye igihembo. Tuvuye rero muri aya marushanwa yo mu mubiri tugiye mu marushanwa yo mu mwuka. Tuvuge ngo amena cyane, tuvuge ngo Yesu ashimwe cyane. Iby'uru rugendo tubamo cyangwa se iby'iyi nzira y'Imana twakurikiye, hari abantu babifata nkaho ari ibintu byoroshye, ariko nyamara ntabwo ari ibintu byoroshye. Yesu ashimwe cyane. Iyo hari gutegurwa amasiganwa runaka, amen, iyo hari gutegurwa amasiganwa runaka, ni ukuvuga ngo aya masiganwa ari gutegurwa aricara akigwaho. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya mbere urabanza ukiyandikisha kugomba kujya muri aya masiganwa. Haleluya, Imana ishimwe. Urabanza ukiyandikisha, urabanza ukaripotinga, ukajya ku rutonde rw'abantu bazasiganwa. Herabone sharabinidrayi, ukajya ku rutonde rw'amasiganwa, ukavuga ngo njyewe runaka ngiye ku rutonde rw'amasiganwa. Iyo bamaze kugushyira ku rutonde rw'amasiganwa, baguha nimero runaka ugomba kwambara. Haleluya, baguha nimero runaka, yaba rimwe yaba kabiri, sinzi nimero baguha, ariko byanga bikunda ntabwo ushobora kujya mu marushanwa udafite nimero. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen, duhe Imana yacu icyubahiro. Iyo bamaze rero kuguha nimero, ni ukuvuga ngo ayo marushanwa, abarushanwa bamaze guhabwa nimero bari bwambare, icyo gihe hazamo n'abashinzwe umutekano. Tuvuge ngo amina, haleluya. Hazamo abashinzwe umutekano, nibwo muzabona polisi iboneka muri aya marushanwa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma yamara kuboneka mu marushanwa, icyo gihe hari imihanda runaka ifungwa kubera ko hari amarushanwa agiye kunyura muri wa muhanda. Imana ishimwe cyane. Aya marushanwa aba afite sekirite y'uburyo bwose. Tuvuge ngo amen. Aba afite sekirite y'uburyo bwose. Abafite abapolisi, abafite za moto za polisi, abafite za ambilanse, abafite ibintu byose, kandi aba yamaze gutegurirwa imihanda yabo bagomba kunyuramo. Twagiye
impamvu nkoresheje iyi nzira ndagira ngo wumve neza agakiza ni iki, umuhamagaro ni iki, kugendana n'Imana ni iki. Hari abantu bafata ibintu by'Imana bakabifata nk'ibintu by'akavuyo, ibintu by'ikivunge, ibintu by'agato. No, siko biri. Ibintu by'Imana ni ibintu biri ku murongo, uburyo wahamagawemo, uburyo ukorera mu Imana. Ese uri ku murongo? Uri mu marushanwa? Wariyandikishije? Kwiyandikisha ni iki rero? Kwiyandikisha bisobanuye iki? Kwiyandikisha mbigusobanurire? Urashaka ko mbigusobanurira? Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Zamura icyubahiro cy'Imana kugira ngo mbigusobanurire. Imana ishimwe. Haleluya! Kwiyandikisha mu masiganwa, ikintu cya mbere ukora ni ukwihana ibyaha. Ni ukwihana ibyaha, niko kwiyandikisha mu masiganwa, niko kwiyandikisha mu isiganwa ry'uru rugendo. Ukihana, ukamaramaza, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Muri iyi minsi ya nyuma turimo abantu bari kubivanga, abantu bari gukora ibintu by'Imana nabi, abantu bari kugenda nabi bikatubabaza. Imana itugirire neza, Imana igushyire ku murongo wayo mu izina rya Yesu. Ugasanga umuntu ari ku gacupa ke, arimo aranywa agacupa, yikubise kuri TikTok cyangwa yikubise kuri YouTube, abonyeho Apotre-ALINE, abonye ndimo ndasenga, abonye ndimo kuririmba, akavuga ati ya mbega umuntu uririmba neza, mbega umuntu usenga neza, uyu muntu hariho imbaraga z'Imana, uyu muntu ari mu mavuta. Cyangwa n'undi wese wakurikiye, cyangwa n'undi mushumba uwo ari we wese wakurikiye, ukabyuka wirukanka, ntukijijwe, ntukoze iki, ugahamagara, ndagushaka, shaka kunsengera, mfite ibibazo, ndagowe, ndarushye, ndananiwe. Ukamurangira, ukamuha aderesi, ukamubwira ngo uzansange ku rusengero, akaza yirukanka. Mbere yo kugira ngo byibura abanze ahinde n'umushyitsi, abanze yiyandikishe. Nababwiye ko kwiyandikisha kugira ngo ubone ikarita yo kugira ngo ujye mu masiganwa, kwiyandikisha bisobanura kwihana ibyaha, bisobanura kubanza kwihana ibyaha. Ukagenda nsengera Imana, yo banyita amazina, yo bimeze bitya, singira indya, sinkora iki, ndakora ngahomba. Hari impamvu uhomba, hari impamvu bitagenda. Reka mbabwire, ubuzima butarimo Yesu buba bupfuye. Ubuzima budafite Imana nta buzima burimo. Uko waba uri kose, uwo waba uri we, ubuzima budafite Imana muri wowe buba bupfuye. Hari abantu batwirukira tukabasengera ndetse n'Imana bakayibona, ariko bakagira ngo baracitse, ntabwo bazongera guhura n'ikibazo. Ibibazo byo muri iyi si bizarangirana n'iyi si, ntabwo bizashira. Umurongo tubaha ni uwo gushaka Imana, ni uwo kwibera mu buzima bwo kubaha Imana, nibwo buzima, niyo mahoro, nibwo buzima. Ariko iyo uri mu murongo utari wo kubaha Imana, uri mu rupfu. Isaha n'isaha urupfu rushobora kuguhitana ukarimbuka. Tuvuge ngo amen. Yamara kubona mu rusengero akanezerwa, akumva Imana iravuze ngo ntanze umugisha. Reka nkubwire, ntabwo umugisha Imana itanze ari uw'abanyabyaha. Umugisha Imana itanze ni uw'abakiranutsi, ni uw'abamenye Yesu, ni uw'abafite nomero. Nakubwiye ngo umuntu iyo ari mu masiganwa, turi mu masiganwa. Rega uru rugendo turimo sinagize ngo ruroroshye, turi mu masiganwa, turi mu masiganwa, turimo turasiganwa, turimo turashaka Imana dusiganwa. Kandi ngo urugendo ni urw'intwarane, intwari zarananiwe.
kandi nazo zananiwe zatwaye. Mana tugirire neza. Iyo umaze rero kwakirwa, iyo umaze kwiyandikisha, iyo umaze kwiyandikisha mu masiganwa, iyo umaze kwihana ibyaha, uhabwa nomero. Wa muntu uneze amatwi, nshuti y'umusaraba, nimero yawe ni kangahe? Nimero yawe uracyayifite? Nimero wahawe cya gihe wihana ibyaha byawe niyo ugifite? Cyangwa wahawe amasezerano urushye, uhabwa amasezerano ubabaye, Imana iragutabara, imaze kugutabara, ibyo yagutabariyemo nibyo uri gukoresha mu ibyaha. Imana ibababarire, Imana ibababarire. Abantu bariraye, abantu bibagiwe Kristo, abantu bibagiwe Imana, kandi ntabwo bikwiriye. Birakwiriye ko niba warasenze ubabaye, Imana ikagusubiza, Imana ikagutabara. Komeza ubane n'Imana, komeza usenga Imana. Hoya wisenga Imana kuko ufite ibyo ushaka, numara kubibona ugende, siko biri. Ahubwo senga Imana nk'ushaka ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Senga Imana iguhe ibigufasha muri uru rugendo, ariko nimara kubigukomeza usenge, kubera ko gusenga nibwo buzima, niyo mibereho. Imana izaguha n'ubugingo buhoraho, kubera ko wasenze, kubera ko wegereye Imana, kubera ko ubuzima bwawe butanduye, kubera ko ubuzima bwawe butari mu icyaha, kubera ko ubuzima bwawe bwejejwe. Oh, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Imana ishimwe. Wahawe iyihe karita? Wambaye ikarita yihe muri uru rugendo rw'amasiganwa? Uri gusiganwa wambaye kangahe? Cyangwa ikarita yawe, nimero yawe ntayo ugifite? Nimero yawe ntayo ugifite, yarasibanganye. Nimero yawe warayitaye. Uri kwirukanka mu kivunga, uri mu masiganwa y'ikivunga. Se ntabwo bishoboka, nta masiganwa y'ikivunga ajya abaho. Ubu uri ku mubare, wahawe nimero, wahawe imodoka, we kwiruka n'amaguru, wakoresha moto, wakoresha imodoka, wakoresha iki, ariko wakoresha igare, ariko ubu ufite nimero. Nimero yawe uracyayifite, nimero yawe uracyari kumwe nayo, uracyasiganwa, uracyasiganwa. Cyangwa waradohotse, cyangwa wacitse intege, cyangwa wasubiye inyuma, cyangwa byaranze. Reka mubwire ngo rabone drayi, ongera wiyandikishe. Birashoboka ko hari urumurikire wamaze gucika intege, nimero yatakifite imujyana mu masiganwa, ariko ongera wiyandikishe, ongera wiyandikishe. Abakozi b'Imana barahari, ongera ugenda wiyandikishe, ongera wiyandikishe, uhabwe nimero. Habwa nimero wa muririmbyi we, habwa nimero wa muhanuzi we, habwa nimero wa mushumba we, habwa nimero wa mudiyakoni we, habwa nimero wa mukristo we, habwa nimero. Wikwirukanka udafite nimero, ntabwo bishoboka. Iri juru riratwaranirwa, iri juru si ugupfa kurijyamo wavogereye. Njye mbabona abantu benshi baza bangana hano kuri ofisi, hakaza ati nsengera, ndagusengera. Nibyo, ariko banza wihane, banza wihane. Wegera abakozi b'Imana, ujye mu rusengero. Harega ubuzima bwe, nababwiye ngo ubuzima butarimo Yesu babupfuye. Uzasanga inshuro nyinshi abantu twakira ahangaha rimwe na rimwe, ndumva ngiye kwiyahura, ndumva mpfuye, nshaka kwiyahura, nshaka kujya kwa makuza. Kwa makuza usa uragenda wiyahura, birakumarira iki? Impamvu igutera gutekereza ibyo bitekerezo bipfuye ni ukubera yuko nta Mana iri muri wowe, ntabwo ukiri mu masiganwa. Amasiganwa wayavuyemo. Ongera ugende wiyandikishe mu masiganwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo rero wamaze kwinjira muri aya masiganwa, uba ufite protection. Imana ishimwe. Uba ufite protection. Uzitegereza amasiganwa, nta masiganwa ajya hadafite ambulance.
Ambulance ni iki? Ambulance isobanuye iki? Buriya burinzi buba buri kumwe na ambulance bugendana n'abantu bari mu marushanwa. Ni ukuvuga ngo buriya burinzi ni bwa burinzi Imana ihoranamo natwe twahura n'ibigeragezo ikatubwira ngo mwana wanjye nubwo bimeze gutya ndi Imana igusimbukije, ndi Imana igutabaye, ndi Imana igukijije, ndi Imana ikurwaniriye kandi ikakurwanirira ukabibona. Haleluya! Iriya ambulance ni Mwuka Wera. Haleluya, haleluya! Ni Mwuka Wera uduproteja. Haleluya! Ni Mwuka Wera uri kumwe natwe mu masiganwa y'urugendo, mu masiganwa y'urugendo rujya mu ijuru. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ntacyo twaba, ntacyo tuzaba, nubwo ibikomeye byaza ntacyo bizadutwara, kuko twebwe turi mu masiganwa, kandi amasiganwa turimo dufite nimero, amasiganwa turimo dufite protection. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya! Ngo nta muntu ushobora guhabwa ikamba atarushanijwe amasiganwa ngo ayatsinde. Urimo urasenga rimwe kabiri, Apotre-ALINE runaka yambwiye subiza amerwe mu isaho. Birya uwabiruhiye, birya uwabiruhiye, birya uwabiruhiye. Amasezerano y'Imana ajya arya umuntu warambirije, abarambiwe batashye. Nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo kurya by'abana banjye. Umugore yaratitirije Yesu ngo aravuga ngo Yesu we ngo nkiriza umwana wanjye ngo yatewe n'abadayimoni. Yesu ngo yica amatwi ntiyamwumva, yumva ntashaka kumwumva. Ngo noneho intumwa za Yesu ngo zirangije ngo ziterwa n'urusaku rw'uwo mubyeyi, ngo ziravuga ngo we ngo tubabare urusengero uyu muntu, ngo tubabare umusengere kuko urusaku rwaturambije. Mana ishimwe. Uyu mugore Imana imuha umugisha, yarasenze arasenga arasakuza atabaza Yesu ati ntabara, ntabara, ntabara umwana wanjye. Yesu yica amatwi, ariko umugore ntiyigeze arekeraho kuvuga, ahubwo yaravuze kugeza ubwo abigishwa bavuze ati Yesu dutabare, urusaku rw'uyu mugore ruraturambiye, dutabare umukorere icyo ashaka. Ariko tubona tuvuye imbere. Yesu arabwira tumva, namwumvise ndimo ndamwumva, ariko ibyo ari gusaba ntabikwiriye. Ariko muragira ngo Imana ibahe ibintu mudakwiriye? Ngo nabonye runaka ukabona mbyina, naravuye mu butayu, naramaze kurwana n'amagini y'iyo mvuka niyo nashatse, narayabombarize, narayakubise, yarapfuye, yarashize. Ukagira ngo nawe urabyinjiramo nk'uko nanjye nabyinjiyemo. Birashoboka se? Birashoboka. Erega umusirikare yambara ipete yakoreye, umusirikare yambara ipete yakoreye. Babwiza ukuri, mbabwiza ukuri, ibintu by'iyi Mana ntushobora kubibona utabikoreye, ntushobora kubibona utabiharaniye, ntushobora kubibona utabishatse. Urabishaka ugashaka Imana. Ese ubundi mwashatse Imana nk'abayishaka, nk'abashaka ijuru? Ntimushaka Imana nk'abashaka ngo imodoka nziza, ibintu byiza, ibintu byiza urabifite, ariko icyo Imana ishaka cyane ni ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nibwo Imana ishaka kurusha ibindi bintu byose. Yesu arababwira ati uyu mugore ntabwo ibyo kurya byanjye ari byo guhimbwa, ntabwo bimuha. Umugore aravuga ngo ariko databuja mwana, imbwa zitungwa n'ubuvungukira buvuye ku meza ya ba sebuja. Yesu nawe aravuga ati wa mugore we, ni nkaho yakamubwira ati uranyemeje. Aramubwira ati kwizera kwawe wa mugore we genda kugukiriza umwana nonaha. Kuko yari yatitirije, kuko yari yashatse Imana, kuko yari yavuze. Nawe urasenga isengesho giye kurengana kuvureri uryamyemo ngo Imana yaranyenze. Ese irakwanga ikundendera? Irakwanga ikundende. Guma mu masiganwa mu izina rya Yesu Kristo. Guma mu masiganwa, uyagumemo,
protection zirahari, ambulance zirahari z'umwuka wera. Imana data wa twese, reka mubwire, winyura mu mihanda itakizwe ku murongo, winyura mu mihanda mujye kwirwanirira. Iriya mihanda yafunzwe, uranyura mu wo baguteguriye, uranyura mu wo bakweretse uri buberemwe amasiganwa, ariko nucapanya ubwo uraba wirwaniriye nyine. Nubwo wagira ikibazo waciye panya ntibari bukubone, kubera yuko waciye ahatategetswe, waciye ahatabugenewe. Ni hehe rero aho ngaho mubwiye? Ni iriya mihanda munyuramo mwirwanirira, ni iriya mihanda munyuramo niba warasezeranijwe ubukwe utangiye gusambana, ubwo se umugabo urabukura he ko ibyo ushaka n'ubundi ubyiga? Niba warasezeranijwe akazi utangiye guteka imitwe wese koroka ukora iby'Imana idashaka, ngo ni akazi. No, tegereza Imana ukomeze ube mu matsinda, mu marushanwa. Iriya ambulance igendana n'abari mu marushanwa, niho hahandi uba uri mu kigeragezo, wajya kubona ukabona Imana idimbyemo kamana, wajya kubona ukabona Imana idimbyemo kamana. Uhereza Imana icyubahiro. Ni ukuri, humura, witinya, wicika intege, wisubira inyuma, wihagarika umutima. Amasiganwa urimo, uri kumwe na ambulance, uri kumwe n'umwuka wera w'Imana, uri kumwe na protection y'Imana. Ntabwo Imana iri kure yawe, ntabwo Imana iri kure yawe. Ni ukuri, Imana irakwegereye, Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kukugirira neza. Nimugubwe neza, mugume mu masiganwa, mumenye ko nimero zanyu mugizifite, mugende mwiyandikishe, munyure mu mihanda yabugenewe. Ubwo ndi kubwira abanyamwuka mwumve cyane, muhagararemo neza sha, muhagarare kigabo. Imana yacu ni inyembaraga, ntabwo izadutererana, nta nubwo izadukoza isoni. Mwebwe gusa nimwambara imbaraga, dushaka Imana. Imana irahari kandi iyo uyishatse urayibona. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ndabakunda cyane. Shalom.